Nshuti mwene data nongeye gushima Imana cyane uyu mwanya w'amahirwe iduhaye, ariko by'umwihariko nawe ngushimira yuko ufashe umwanya mu bintu bidasanzwe, mu bihe nk'ibi ngibi biba bigoranye, ugafata umwanya ngo urebe iki cyigisho. Imana iguha umugisha cyane. Muri uyu mwanya tugiye kwigana ijambo ry'Imana mu nsanganyamatsiko nziza ivuga ngo akaga kazanwa n'ingurumbanya. Akaga kazanwa n'ingurumbanya. Mureke dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twongeye kugushima uburyo wabanye natwe uraturinda, tugushimira icyo wadukoreye Karuvari, ari cyo kiduha imbaraga. Twishimira mwuka wera uduha akatubashisha kuduca ku cyaha kandi tukakitwangisha burundu. Reka muri uyu mwanya ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe, amaraso yawe y'Ikaruvari atweze, kandi amaso yacu tuyubure turebe mu ijuru ko ariho dushobora gukora ubutabazi. Buri muntu wese afite ikimuremereye mu mutima, ariko reka kimenywe nawe. Buri wese afite icyamunaniye kureka, reka kimenywe nawe abone imbaraga. Kandi muri iri jambo ryawe reka twakira amasezerano yawe y'uko uri mu ruhande rwacu, ukaba witeguye kuturwanira intambara ikomeye mu mitima yacu yo gucika ku kibi, kandi ukatwiteguza natwe kurwana intambara ikomeye yo kuguhagararira mu isi yakwirengagije. Ngwino ubane natwe uduhe kukubera abahamya nyakuri, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nshuti muvandimwe, nkuko nabikubwiye tugiye kwiga icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo akaga kazanwa n'ingurumbanya. Ingurumbanya ni muntu ki? Iri ni ijambo tubona muri Bibiliya abantu benshi basoma rigasa naho bataryumva, ndetse abenshi batajya bakunda gusoma byibuze ngo banakurikirane bamenye ibyaryo. Ingurumbanya ni iki? Buriya buri muntu wese mu buzima agira inshuti magara. Ugira umuntu kuba hafi, ugira umuntu wibonamo, ugira umuntu wumva amaraso yawe naye bihura, ugira umuntu wumva wabwira ibyawe watakira, ugira umuntu ubwira kuri mu bihe bibi, ugira mbega inshuti zanjye. Buri muntu wese agira inshuti, ariko najya mbabwire ngo mu gihe tugiye kwiga ingurumbanya ntuze gutekereza ko ari umuntu wa kure. Ingurumbanya ni umuntu, ariko si umuntu wa kure. Muri iki cyigisho ijambo ry'Imana riratangaje. Buri munsi ndagira mbabwire ngo njya nkunda gutekereza cyane amagambo nasomye mu gitabo cyitwa umwiteguro w'imvura y'itumba paji ya 5. Nasomyemo amagambo arantangaza cyane. Ni amagambo avuga ngo abibagirwa Imana naho kaba kanya gato baba bari mu nzira y'akaga. Abibagirwa Imana naho kaba kanya gato baba bari mu nzira y'akaga. Bivuze ngo buriya nta muntu mubi ubaho nk'umuntu wabuze umwanya w'Imana. Nta muntu ufite akaga nk'umuntu wabuze uburyo yahura n'Imana mu ijambo ryayo, yahura n'Imana mu masengesho, yahura n'Imana mu mutima nama uko umutima utera. Tugiye kwigana icyigisho cy'umuntu witwa Amunoni. Uyu Amunoni yari mwene Dawidi, yari afite mushiki we witwaga Tamari. Iki cyigisho usaba Imana kugira ngo ikubashishe kumva icyo umwuka abwira itorero muri iki cyigisho. Igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 13 niho dusoma iki gitekerezo. Haranditse ngo umurongo wa mbere, kandi Abusalomu mwene Dawidi yari afite mushiki we mwiza witwaga Tamari. Bukeye Amunoni mwene Dawidi aramubenguka. Amunoni ahagarika umutima ku bwa mushiki we Tamari, bituma arwara, kuko yari umwari kandi abona ko bimukomereye kugira icyo yamukoraho. Amunoni yari afite inshuti ye yitwaga Yonadabu mwene Shimeya mukuru wa Dawidi, kandi Yonadabu uwo yari umugabo w'ingurumbanya cyane. Aramubaza ati, wa mwana w'umwami we, ni iki gihora kikunanura uko bukeye, ntiwabimbwira? Amunoni aramusubiza ati, umva nabengutse Tamari mushiki wa mwene data Abusalomu. Yonadabu aramubwira ati, iryamire ku buriri bwawe wirwaze, maze so naza kukureba umubwire uti, ndakwinginze reka mushiki wanjye Tamari azampa icyo ndya, anekera ibyo kurya hano imbere yanjye kugira ngo mbirebe mu ntoki ze. Nuko Amunoni araryama arirwaza.
iyi ndwara yari idasanzwe rwose. icya mbere nimureba neza hano Bibiliya irimo iratubwira yuko Abusalomu mwene Dawidi yari afite mushiki we mwiza. Mu magambo make murabyibuka yuko Dawidi yari afite abagore benshi, ariko nubwo Dawidi yari afite abagore benshi, abo bagore bagendaga babyarana bitewe n'ingaruka z'icyaha Dawidi yari yarakoze. Icyo cyaha yari yarakihannye, ariko Satani atakomeza kugaragura Dawidi amugaraguriye mu bana be. Muri iki gihe Dawidi yari amaze kwihana, ariko ingaruka z'icyaha zo zari zigikurikirana. Ndagira mbabwire inshuti zanjye, turihana ndetse tukiyegurira Imana, amateka agahinduka, ariko tumara igihe tugundagurana n'intege nkeya zakomotse mu myanzuro twafashe. Kenshi na kenshi amateka ahora arura mu kanwa kacu bitewe n'amateka twahisemo n'ibyo twahisemo. Rero hano Bibiliya iravuga yuko mushiki wa Dawidi yari mwiza. Ndagira mbabwire inshuti zanjye, uburanga ni ikintu cyiza. Kuba mwiza, kugira uburanga bw'inyuma bwiza ni umugisha. Kuba umukobwa yagira isura isa neza, kuba umugore yagira uburanga bwiza ni byiza, ariko mujye mwibuka ikintu gikomeye, yuko uko ubwiza bw'umuntu bungana ni nako aba ari kuri target. Mu magambo make niko aba afite ibigeragezo n'ibishuko byinshi cyane ugereranyije n'undi udafite isura imeze nk'iye. Rero uyu mukobwa yari mwiza, ubwiza bwari umugisha, ariko nagiye mbabwire ngo uko urushaho kugira uburanga bw'umubiri niko urushaho gusaba Imana ngo igutabare cyane, kugira ngo mu minsi izaza hatazagira uvuga ngo sura siroho. Sura siroho ni umuntu umwe yaguze imodoka ishaje, arangije moteri nta kindi yari kuyikorera, amafaranga yo kugura moteri ntayo yari afite. Icyo yagoze, yaragiye agura amarangi, barayitera bayihindura nshyashya, imodoka yangirije imbere ayandikaho ngo sura siroho. Yari ikamyo. Noneho iyo kamyo waba ukireba iri kure ureba amarangi yayo rwose ukavuga uti iyi kamyo pe ni ikamyo nziza. Ariko najya mbwira inshuti yanjye iyo yakugeragaho ikagucaho, yagusigiraga umwotsi, igenda wumva ibyuma muri moteri bikubitana, inuza inyuma aho itwarira imizigo hari harahengamye, kuko kwegura byari byarananiranye. Rero warayirebaga, wayireba koko yamara kurenga urebye ibibazo ifite, ukavuga uti uyu muntu yanditse neza ku modoka ye, koko sura siroho. Rero inshuti zanjye, kugira uburanga bw'inyuma bisaba nanone kubamo imbere hari ikindi kintu kirimo, kugira ngo icyo kintu gitume nta muntu ukugaya ngo ni ukukubona gusa isura. Uyu mukobwa yari mwiza, yitwaga Tamari. Bukeye Amunoni mwene Dawidi yaramubengutswe. Kumubengukwa yumvisha amushaka. Amunoni arangije atangira guhagarika umutima ku bwa mushiki we, bituma arwara. Ngira ngo benshi murabizi, abanyeshuri bakunda kubivuga, iyi ndwara bakunda kuvuga ngo ni indege, gukunda umuntu ubuzima bugahagarara. Nubwo yari arwaye, ariko mu by'ukuri nta kintu yari arwaye. Uyu munsi wa none abantu benshi ujya kubona ukabona umwana ntakiga, bakaguhamagaza ku ishuri wirukanka bati banguka kaba yarenda gupfa, yahagera ibintu byose mukagerageza bikanga, yarangiza akakubwira ati mama rwose munyure njye mu rugo, ningera mu rugo ndakira. Yagera mu rugo agahatuma umukozi akamubwira ati genda ujye kundebera wa mujene wa hepfo, mubwire aza ndebe, mubwire ko naje. Kumureba gusa ubuzima buhita bugenda, akarya akanywa, yarangiza agasubira ku ishuri. Rero inshuti zanjye, nagira mbabwire ngo urukundo rw'ubuhumyi rushobora gutera uburwayi, ariko budahari, bukaba ni uburwayi bw'abaringa buri mu bitekerezo, aribwo bita indege. Rero ikintu kigaragara ngiki, uyu mukobwa yari umwari, ariko musaza we yararebaga agasanga ntago bizakunda. Noneho rero mushiki we yanamugiriye n'inama, aramubwira ati rwose byanga byakunda uramutse unansabye bazakuma pe. Bibiliya rero iratangaje uburyo itanga ibitekerezo. Hano umurongo wa 5, Yonadabu amaze gutanga inama, Yonadabu y'uw'ingurumbanya yaramubwiye ati wowe ngiye kugukorera umuti. Babyita gukora umuti. Abantu b'iki gihe n'imvugo zateye, ujya kumva umuntu umwe abwiye undi ati ngewe unshake ngukorera umuti. Mu by'ukuri akenshi iyo bavuze gukora umuti, ni abantu bake baba bavuze gukora ibintu byiza. Abenshi bo bari ubucakura, aba ari amanyanga, aba ari ibintu byanze mu buryo bw'ukuri kuko bitashoboka. Noneho bikagusaba ko witiza undi muntu, yarangiza noneho aho ubwenge bwawe bwagarukiye, aho ubwoba bwagufatiye kuko utatinyutse gukora cya kintu, wa muntu yarangiza akagira gute akagikora. Nshuti zanjye nagira mbabwire ngo hari umuti w'i Karuvali watanzwe.
hari umuti w'ijambo ry'Imana. Laodikiya mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 17 kugeza kwa 20, Laodikiya yabwiwe yuko igomba kubwira Kristo akayiha umuti wo gusiga ku maso. Ntabwo dukeneye umuti w'abantu, dukeneye umuti ukomoka kuri Kristo waduhumura amaso tukarebaho ibihe biri, tukaberebaho ibihe byerekera, tukareba ibibazo byacu, tukareba ubuzima bwacu, tukareba abadayimoni badutega, tukareba Satani, tukabasha kureba aho Satani adutera turutse. Mbega uburyo nkeneye umuti wo gusiga ku maso. Ariko si nkeneye umuntu nkorera umuti, oya, ntabwo nkeneye umuntu nyiyegereza ngo dukore umuti, ntacyo waba umaze. Dukeneye umuti w'icyaha, nshuti zanjye. Rero uyu Amunoni yaraje aramubwira ati rero rwose ryama wirwaze nzabikwereka. Maze umwami, umurongo wa 6, umwami aje kumureba Amunoni aramubwira ati ndakwinginze mushiki wanjye Tamari naze antekera udutsima tubiri imbere yanjye nturire mu ntoki ze. Kurira mu ntoki ze murabyumva, iruba ryari ryamurenze ku buryo yumvaga cye aramutse ariye byibuze byasaba yuko arira mu biganza by'uyu mukobwa. Ariko ibi byose hari imbaraga isunika. Buriya najya mbabwira ngo nta kintu ku isi kiba kidafite imbaraga igisunika. Umuriro w'amashanyarazi uraba abantu bakabona amatara, ariko haba hari imbaraga zindi zisunika. Zishobora kuba ari moteri, shobora kuba ari umuriro uturuka ku mashyuza cyangwa ku bindi bintu bitandukanye. Ariko najya mbabwira ngo nta kintu kibaho kidafite imbaraga zisunika. Rero urukundo rw'abantu rufite ubuhumyi, rufite umuriro waka w'ubusambanyi, rufite amagambo yica mu mutwe, hirya haba hari imbaraga ya Satani rusunika. Hano umurongo wa 7 nuko Dawidi atuma mu rugo kuri Tamari ati ubu ngubu jya kwa musaza wawe Amunoni umutekere ibyo kurya. Nuko Tamari ajya kwa musaza we. Amunoni asanga araryamye, yenda urwanga, arubumbiramo udutsima imbere ye, aratwotsa, asingira urukarangiro, ayimushyira imbere. Ayamaze kumugaburira imbere yanga kurya. Maze Amunoni aravuga ati abagabo bose nibiheze, umugabo wese ariheza. Nuko Amunoni abwira Tamari ati nzanira ibyo kurya ku murere ndire mu ntoki zawe. Nuko Tamari yenda utwo dutsima ahishije adushyira musaza wa Amunoni ku murere, ayimuhereje ngo arye, aramufata aramubwira ati ngwino turyamane mwene data. Aya magambo arakomeye cyane. Ibi byose ni ingaruka mbi zo kugira inshuti mbi. Iyo agira inshuti nziza Amunoni, inshuti ye iriya Yonadabu yari kumubwira ati ibi bintu ufite, ibi bitekerezo ufite birapfuye, shaka undi mukobwa ukunda kuko mushiki wawe ntago rwose byaba byiza cyane kandi irinde kwitesha agaciro. Ariko inshuti yari afite twa Yonadabu yari inshuti mbi y'incakura. Noneho rero ikintu gitangaje wakwibaza utari ku bundi umuntu w'ingurumbanya ni muntu ki? Icyambere ni umuntu w'incabiranya, ugomba kubuzi ukumeze, akabazi n'ibyo ukunda n'ibyo uteganya. Mu magambo make ni wa muntu mugendana mukaba nta kintu muhishanya, ibiganiro byawe, inkuru zawe mukaba mwaraziganiriye, akabazi ukumeze, ibyo ukunda n'ibyo uteganya. Icya kabiri, ingurumbanya agomba kuba ari umuntu ufite uburyo bwe akoresha kugira ngo akugeze ku cyo ushaka. Hari igihe wicara ugashaka ikintu ariko ugasanga we ntago wakigeraho. Hari igihe uri umuntu ugira amagambo make, ukicara ukavuga uti rero uzagende umubwire ko mukunda, unamubwire rwose ko mwishimira. Uwo muntu ni ingurumbanya yawe, niwe wohereje ngo ajye kugufasha muri misiyo runaka zawe. Ingurumbanya agomba kuba ari umuntu uzi koroshya ibibazo byawe kandi akakumaramo ubwoba, isoni no kwiheba. Mu magambo make, buriya nshuti zanjye hari umuntu mugendana ku buryo uvuga uti ndi kumwe nawe ntago nagira isoni, niki ntakivuga, ndamutse ndi kumwe nawe ntago nagira ubwoba. Buriya abantu benshi usanga bafite ubwenge karemano bwabo, ariko bakanagira n'ikintu twakwita ubwoba n'umutima, isoni. Umuntu akagira, hari abantu bababara, hari abantu bashobora kwisobanura imbere y'abantu, hari n'abatabishobora. Nshuti zanjye, ingurumbanya ni umuntu ubuze icyo ukeneye ku buryo hahandi ubwoba bwaguparitse, ubwoba bwiza bwaguparitse, hahandi isoni nziza zaguparitse, hahandi kwihesha agaciro byaguparitse, wahita aza akakubwira ati kama mbaya. Uwo ni umuntu rero w'ingurumbanya. Ingurumbanya ni umuntu ushobora kukugeza ku ntsinzi mbi akoresheje inzira ze ubwe yikoreye. Urugero akicara akakubwira ati bibindekere nzabyikorera, wowe icyo upfa ni kimwe, uranyemerera yuko ibi niba uzabikora? Yego. Niba uzabikora rero wowe ntuzagira ibindi umbaza, uzabona ikintu nagitunganyije.
ikindi ingurumbanya ni umuntu ufite ibitekerezo na logike ziri hejuru cyane. Mu magambo make ni umuntu uri update ku by'isi, ku bintu by'ubucakura, ku bintu by'ubusambanyi, ku bintu by'uburara. Reka mbabwire, uyu muntu w'ingurumbanya ni umuntu ukomeye cyane, kandi biri muri gahunda ya Satani kuba yagusiga. Umuntu w'ingurumbanya, Satani yakubuze agusiga inshuti. Iyo agusize inshuti, abazaca muri ya nshuti, yarangiza akakubwira. Najya mbabwire ngo ni abantu bangahe se bavutse bazi gusota ibipangu by'iwabo? Ntekereza ko abantu benshi bakuze batazi gusota ibipangu, ariko ukundana n'umuntu akagusotesha igipangu cya metero 6. Ndajya mbabwire ngo ni abantu benshi batazi uburyo bashobora kunywa inzoga ngo nibataha babihisha iwabo, ariko najya mbabwire ngo ubana n'inshuti ikabikwereka. Ni abagabo benshi, ni abagore benshi. Mbabwire ngo uyu munsi wa none ndajya mbabwire ngo intege nke n'ibyaha byinshi tugwamo, yego turi babi koko, ariko icyaha cyacu kiturimo gikangurwa n'amarangamutima Satani atije abandi bantu batwegera. Noneho rero hari amagambo buriya njya nkunda cyane mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, ni kuri paje ya 349, ni icyigisho cya 71 mu gitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi. Baranditse ngo igihe cyose Satani ashoboye gutandukanya umuntu n'Imana, amubyutsamo ibyifuzo bibi bya kamere y'umubiri. Ibikorwa by'umwanzi ntibitangira biteye ubwoba, ahubwo bihera mu tuntu tugaragara yuko ari dutoya. Kutita ku kwiyegurira Imana rwose no kubona uburyo bwo gukora nk'ibyo ab'isi bakora, nibyo bigusha abantu benshi mu mutego. Bivuze ngo Satani yaje gutera umuntu, ntabwo atangira guha inshuti mbi ngo ubone ko ari mbi. Ibintu byose bitangira gake gake. Satani agutera aciye mu tuntu duto duto. Uyu musore yatangiye kubona ko mushiki we ari mwiza, kuba ari mwiza biranga, ararenga, atangira kumva mwifuje biranga, none atangira kumva ashaka gusambana nawe. Abona ntabwo azabibasha akurikije ubwenge mushiki we azi. Arangije yegera Yonadabu rero w'ingurumbanya, akoresha bwa bupagani n'ubucakura bwe n'ubwesikoro n'ubutubuzi, byose arabikoresha kugira ngo wa mukobwa azisange yaguye mu kibazo. Nshuti zanjye, ikintu gikomeye ngiki, kwiryamisha ku buriri, kwirwaza ni tekinike abasore b'ibisambo bakunda gukoresha, abasore b'ibirara bakunda gukoresha, aho akubwira ngo ararwaye kandi ari ku kazi, akakubwira ati ngwino uze undebe, kandi mu by'ukuri ugasanga nta kindi, ni ukugira ngo uze nta kindi utekereza, ariko akugushe mu mitego. Ni abantu benshi bagiye bahura n'ibibazo nk'ibi. Amunoni yaremeye araryama aranirwaza. Amaze kwirwaza nta kindi kintu cyabaye, Amunoni yageze ababwira abantu bari kumwe, arababwira tumva abagabo bose nibiheze. Ariko nshuti yanjye, ubundi hari ikintu ukwiye kubona. Nubona usuye umusore ugasanga abantu babana urahageze, bose bahise bahava baragiye, jya umenya impamvu. Ikintu gishobora gutuma abagabo bose biheza ni uko haba harimo ikindi kintu cyihishemo. Murabizi abasore bashobora kubana, ariko buriya umusore mwiza ni umusore usura ugasanga na bagenzi be barahari, n'ubundi mukaba mwaganira, ariko nabo bagenzi be ukabona bafite izindi nshingano barimo. Ariko umuntu uzasura ukabona bose barasezereye baragiye, cyangwa se ugasanga nta n'umuntu uhakandagira. Nshuti zanjye, mukwiye kugira amakenga. Uyu rero Amunoni amaze kuvuga ngo umugabo wese yiheze yariheje, abwira mushiki we ngo namuzanire ibiryo. Buriya najya mbabwire ngo hari ibintu umuntu atinya gukora kubera gutinya amaso y'abandi. Buriya najya mbabwire ngo abapagani ni babiri, hari abapagani beruye, hakaba n'abatinya amaso. Ubundi abapagani barimo inzego ebyiri. Hari abatinya amaso ku buryo yicara akavuga ati ngewe nari ngiye gukora iki ariko hatagira umuntu nseka, nari ngiye gukora iki batekereza iki. Niyo mpamvu uzabona hari abantu benshi bava ahantu bakimuka bakajya gukorera ibyaha ahandi. Abo ni abapagani bo mu rwego rwo gutinya amaso y'abantu. Ariko hari n'abandi baba bareruye ku buryo akora icyaha yarangiza akavuga ati kama mbaya, nabo barabikora. Nta muntu nzihisha, nta wungaburira, nta untunze, nta n'undihira. Ubwo rero najya mbabwire ngo abanyabyaha barimo inzego ebyiri. Ukwiye kumenya inshuti yawe ni umunyabyaha wo kwihisha amaso, ni umunyabyaha weruye, ariko byanga byakunda kugira umupagani w'inshuti ubuhuritse. Uyu mugabo rero Bibiliya irakomeza ikavuga ngo yavuze yuko agomba kurira ku murere. Aha rero iri jambo kurira ku murere bisobanura iki? Abantu bazi ibinyarwanda bya kera hari akantu kameze nk'umusambi kabaga imbere
imbere y'uburiri, ako niko bitaga gutyo. N'uyu munsi wa none muraza kubibona tekinike y'abasore y'uyu munsi wa none, benshi usanga nta ntebe bagira muri salo, ntaki, ibintu byose muganiriye, yaba akantu wamuzaniye nubwo yaba yarwaye agomba kukarira ku buriri. Ndagira mbabwire ngo hari imbaraga ya Satani itinyura abantu ku buryo usanga abantu basigaye basura abantu ugahita ubona umuntu agiye mu buriri direct. Ariko ndagira mbabwire ngo uyu ni umuco wo gutinyuka ukomoka kuri Satani. Uyu mugabo uyu Amunoni bamuhereje yahise afata ararya, ariko ntabwo yahise afata ngo arye, ahubwo Bibiliya iravuga ngo ayimuhereje ngo arye aranamufata nawe aramubwira ati ngwino turyamane mwene data. Mu magambo make arabizi neza, aramubwira ati ngwino turyamane mwene data. Bari bafitanye isano, ya sano ubusambanyi burenga ya sano. N'uyu munsi wa none hari umuntu usura uvuga ngo nuwo turirimbana, hari umuntu usura uvuga uti rwose uyu muntu ni umuyobozi w'abadiyakoni, uyu muntu ni umuyobozi w'itorero, uyu muntu ni umuyobozi w'abasore, oya rwose ntago yampemukira. Ukagenda ngo yarwaye cyangwa akakubwira ati ngwino ndebe ndumva ntameze neza, wagerayo ukimara kugerayo wajya kubona ukabona atangiye kugukabakaba, wajya kubona ukabona aragufasha. Iyo agufashe arakubwira ati ngwino hano rwose turyamane mwene data. Mu magambo make arimo arerekana ko nawe agitekereza isano. Ndagira mbabwire inshuti yanjye, utazazana ibintu by'isano y'ibyo musengamo, uko musengana n'umuntu mu gihe ubusambanyi bwamaze kumwica mu mutwe. Rero iki ni ikintu mukwiye kwitondera. Ubusambanyi bwavuye aho bwari buri, ubu buri mu kintu gikomeye cyitwa mwene data, ngwino turyamane mwene data. Rero ikintu gikomeye Bibiliya itwereka nuko byanga byakunda umuntu wabuze umwanya w'Imana ahura n'akaga, agwa mu mitego, kandi Satani yiteguye kumukoresha ibintu bikomeye. Rero uyu munsi ni igiki kiranga Abamunoni? Abamunoni barahari benshi, abasore benshi bafite za Bibiliya bagaragaza ko basenga, abasore benshi bagaragaza ko bakunda Imana, ariko Satani yarabinjiye arabanza asenya ahereye mu mutima, ahera mu kwiyubaha kwaba aragusenya, ahera mu gutinya kwaba aragusenya, arangije kandi akoresha itindo yitwa inshuti mbi. Ni iki kiranga Abamunoni uyu munsi wa none? Rero Amunoni w'uyu munsi wa none amuraganira akakubwira tuzaze kunsura, ariko uzaze wenyine nanga kavuyo. Njya mbyibuka hari umukobwa umwe yigeze kugira amahirwe cyane. Uyu mukobwa yakundanaga n'umusore mubi cyane w'umupagani w'ikirara. Noneho igihe cyarageze uyu musore abwira abandi basore, arababwira ati rero nge ndashaka uriya mukobwa kuzakundana nawe, ariko iwabo barimo barazanamo ibibazo birebire, iwabo ntago bankunda baranyanga. Bagenzi be bamugira inama, aramubwira bati rero uriya mukobwa uzi ko ari we bafite wenyine, n'umutera inda iwabo bazashaka uwamuteye inda, nibarangiza bagukize baguha amafaranga, wowe uzamutera inda. Umukobwa arangije yari yibereye iwabo, umusore aramuhamagara kuri telefone aramubwira ati uri he? Ndi mu rugo. Hanjira aramubwira ati ihute ndagushaka. Umukobwa ati oya ntago natse uruhushya kandi nta gahunda nari nateguye. Umusore arangije aramubwira ati nutaza birapfa. N'uyu munsi wa none hari abantu ukundana nabo agafata telefone akakubwira ati none aha ngwino nutaza birapfa, mbare rimwe mbare kabiri mbare gatatu telefone ayifite ku gutwi. Nshuti zanjye nagira nkubwire ngo umuntu ukubwira ngo ngwino ndebe, ndabara rimwe ndabara kabiri ningeza kuri gatatu utaraza biraba bipfuye, uwo muntu nta rukundo aba afite, ntarwo. Bibiliya ivuga ngo iki rukundo rurihangana, urukundo rurihangana. Kuba uyu munsi wa none nkubwiye ngo uze kunsura ntuze, byanga byakunda niba ari umugambi mwiza Imana ifitemo gahunda, ababyeyi bakaba bafitemo gahunda, byazagera n'ejo bundi ukibifite ku mutima. Rero uwo mukobwa yageze aho arafata urugendo, arangije araza. Mu gihe yazaga aje kwa wa musore, umutima waramuri yakiriye iwabo, yitwaza karumuna ke k'agakobwa gatoya kariraga. Arangije arakazana ko kararize ngo kamuherekeze, arangije aravuga ati ntacyo reka nkajyane, abarakazanye. Umusore yafunguye inzu azi ko umukobwa aje wenyine, arebye asanga bazanye n'akana, ararakara mu mutima ariko yirinda kubyerekana. Uyu musore muri salo nta kintu cyabagamo, ahubwo uburiri, hari uburiri gusa na televiziyo mu cyumba. Umukobwa rero yarinjiye asanga nta kintu kiri muri salo, arinjira ajya mu cyumba. Ubwo urumva yari yicaye ku buriri, wa mwana abaraje. Wa musore yashatse uburyo yasoma wa mukobwa, mu gihe yari agiye kumusoma wa mwana barinjiye ati we muri mu biki?
wa musore arangije isoni ziramwica na wa mukobwa yari yagize isoni, yabuze uko abigenza, yabuze n'uburyo ahivana kubera ubwoba. Wa musore wa mwana arasohoka, yongeye barongera batangira gukabakaba naho. Wa musore atangira gukabakaba umukobwa arimo kumwiyaka. Wa mwana baragarutse ati we muveho we. Wa musore arangije ararakara, arangije ahita amubwira ati ariko ubundi iyo ngutumyeho nguze ndebe mba mbwiye kukubwira yuko utoraguza abana aho babonetse aho bariho bose, sinzongere kukubwira nguze uzanye n'undi muntu, nubona ugiye kuza ukazana n'undi muntu uzabireke, njyewe nanga abantu bafunze mu mutwe. Ariko nshuti zanjye, kwitwaza undi muntu, kugendana n'undi muntu ugiye gusura umuntu ni ugufunga mu mutwe. Uwo mwana rero yatumye uwo musore abura uko akora ibyo yagombaga gukora uwo munsi, umukobwa arokoka guterwa inda gutyo. Ndagira mbabwire nshuti zanjye, byanga byakunda, umuntu ushaka yuko mubana nta wundi muntu mwagendana afite ikindi kintu cyihishe inyuma. Undi ikindi kintu kiranga ba Munoni, ntabwo muri ino minsi Amunoni muraganira akakubwira ati ntabwo nishimye, ndumva ntashaka kuvugana n'abantu. Icyo kintu rero cyo kutishima biri mu abantu b'abashakashatsi bavuze yuko umuntu ufite iruba ry'ubusambanyi bimuri mu mutwe, byanga byakunda ariko akaba atinya cyangwa yubaha uwo umuntu ashaka kuzakoraho iyo mirimo y'ubusambanyi ye, byanga byakunda muri we hazamukamo kutanyurwa, kukamutera kwiheba no kutishima. Rero uyu munsi wa none abakobwa bameze nka Tamari benshi birukanka ngo bagiye gutuma abahungu bishima kugira ngo atarakara. Ese uyu muntu ni mwivumburaho, ese uyu muntu ni namufasha kandi twateguraga ubukwe akarakara ntari bubivemo. Ndagira ngo mbabwire nshuti zanjye, ni umutego wa Satani uyu nguyu. Ikindi, iyo uyu Amunoni agize iyo umusuye, byanga byakunda ushobora gusanga saro isa n'itabaho, ibintu byose ni mu cyumba. Iyo umusuye buri kintu cyose cye kikwereka ko nta mana afite. Urugero, acuranga radiyo, indirimbo acuranze, uramutse uri umuntu ufite amatwi yumva iby'umwuka bw'iri torero, indirimbo ze ibintu ziba zivuga ubwabyo. Ndagira mbabwire ngo murebe indirimbo zeze muri ino minsi, ni indirimbo zumvikanisha yuko rwose ndamutse nk'ubuze nanakwiyahura. Ubwo uwo muntu uramwumva uko ameze, urasa n'izuba ry'ikirenga, urumva uyuje umutima wanjye urakubita ngo bubu nkata kontrole, nta kintu aba gukinze. Niba umuntu arimo gushyiramo indirimbo ko yataye kontrole, indi ndirimbo akavuga ngo wanyishe narangiye, urashaka yuko uwo muntu akubwiza iki? Indirimbo, filme, movie umuntu ashobora gushyira muri screen ubwayo iyo akweretse amagambo akubwira, album ye y'amafoto, telefone ye, indirimbo yitabiraho, bishobora kukwereka yuko uwo muntu Satani yamaze kumurangiza. Rero najya mbabwire ngo byanga byakunda groupe, inshuti ze, abagendana nabo, irari niruba birarenga umutima, ukuzura ubushurashuzi ku buryo ubusambanyi bugaragara ku maso. Uyu munsi abakobwa n'abahungu benshi baragenda ariko ukabona ubusambanyi burabagaragara ku maso nk'uko abantu b'i Yerusalemu mu gihe cya Yesaya bari bameze. Usome Yesaya igice cya 4. Twihuta rero, najya mbabwire Bibiliya ivuga ngo iki? Niba ushaka kurindwa n'Imana wa musore we, wa mukobwa we, Imigani igice cya 7 umurongo wa 1 kugeza kwa 3 haranditse ngo, mwana wanjye komeza amagambo yanjye kandi amategeko yanjye uyizirike. Niba ugiye kujya mu rukundo, niba ugiye kugira intambwe utera, ukwiye kwizirika amategeko y'Imana 10. Ayo mategeko azakubera ikintu gikomeye kizakurinda ukazagera mu busaza, kugeza ubwo uzavuga ngo nari umusore none ndashaje. Hano mwana wanjye komeza amagambo yanjye kandi amategeko yanjye uyizirike. Komeza amategeko yanjye ukunde ubeho. Kubaho biterwa nuko umuntu yumvira amategeko y'Imana. N'ibyigisho byanjye ubirinde nk'imboni y'ijisho ryawe. Ukwiye kurinda inyigisho za Bibiliya mu gihe ugiye gukundana n'umuntu, ukarinda amategeko y'Imana ukayizirika, bizatuma ushaka neza, bizatuma n'umuntu w'indyarya wiyorobetse umuvumbura. Bibiliya irakomeza ikavuga ngo ubihambire ku ntoki zawe, ubyandike ku nkingi z'umutima wawe. Birababaje cyane, buriya hari ikintu gikomeye cyane. Byanga byakunda uyu mukobwa ku murongo wa 12, uyu mukobwa Amunoni amaze kumufata, uyu mukobwa yaravuze ati hoya, umurongo wa 12 kugeza kwa 19, nawe umukobwa arangije aramusubiza ati oya mwene data, winkoze isoni kuko bene ibyo bidakwiriye gukorwa muri Isiraheli. Ibintu byo gufata ku ngufu, ibintu byo kuba umuntu yagusuye kuko musenga nukamufata, ni ibintu by'ubugoryi bitagakwiye kuba mu nzu y'Imana, ni ibintu by'ubugoryi bitagakwiye kuba mu bantu bo muri Isiraheli basenga.
we gukora iby'ubupfu nk'ibi, mbese nkanjye izo soni nazazicana he? Umukobwa yaravuze ati umva no kunsambanya ubwabyo ahantu nzaca izi soni nzazicana he? Kandi nawe waba ubaye igicucu muri Isiraheli. Icyambere, gusambana n'umuntu mutarashyingiranywe, kubana n'umuntu, kujya gusura umuntu w'ikigoryi nk'uriya akagufata ku ngufu, uretse isoni, uriya nawe aba ari igicucu muri Isiraheli, kandi nta hantu wazaca. Bibiliya irakomeza ikavuga ngo none ndakwinginze ubivugane n'umwami kuko atazakunyima. Hari amategeko yemera yuko uyu yari kuzashaka mushike wo mu miryango, ariko bitewe n'uko amategeko yabyemeye, maze hanyuma amubujije ariko yanga kumwumvira, maze kuko yamurushije amaboko aramuhata aryamana nawe, maze hanyuma Amunoni amwanga urunuka rutagira akagero. Urwango yamwanze rwaruse ubwinshi urukundo yari amukunze. Kubera iki? Iyo umaze gusambana n'umuntu ukamworohereza serivisi yagusabaga ukabura yimuhaye, ukamufasha kubera ikibazo yari afite kiruba, byanga byakunda urukundo yagukundaga yitaga urukundo, rwa rundi rurimbwa muri izi ndirimbo z'abastari batandukanye, ruhita ruhinduka urwango akaguhaga kuruta uko yagukundaga. Ngibi byabaye kuri uyu mukobwa, maze hanyuma Amunoni amwanga urunuka rutagira akagero. Urwango yamwanze rwaruse ubwinshi urukundo yari yamukunze. Amunoni aramubwira ati haguruka ugende, nawe aramusubiza ati reka, kuko iki cyaha ukora unyirukana gikomeye kuruta icyo wankoreye. Mu magambo make, amaze kumusambanya yahise yumva muhaze, arangije atamubwira ati sohoka ugende. Hari abantu benshi bagiye basohorwa mu ngo baje bakomerwa amashyi, bagasohoka bavugirizwa induru bitewe n'ikintu cy'ubusambanyi. Noneho rero uyu mukobwa yahise ako kanya bakimara no gusambana yahise amubwira ati sohoka ugende. Umukobwa aramubwira ati ihangane winyirukana, kuko kunyirukana ni icyaha gikomeye kuruta icyo wankoreye. Mu magambo make nagira mbabwire ngo gusambanya umuntu ni ubupagani, kumutera inda ni ubupagani, ariko nagira mbabwire ubugoryi mu nyuguti nkuru ni ukuba Satani yaragukoreyemo ugatera umuntu inda yarangiza inda ukayihakana. Ubwo ni ubugoryi mu nyuguti nkuru. Satani ni umugome cyane. Uyu mukobwa yaravuze atumva ankoreye ibintu bibi, ariko byibuze ntiyarakuye no kunjyana gutya, ariko yanga kumwumva, maze ahamagara umunyagikari we aramubwira ati sohora uyu mukobwa amvire mu nzu maze umukingiranire hanze. Wa muntu waje akunzwe avuga ati wazageze iwanjye byibuze ukanansura gato, yaramanutse agera ku rwego rwo kwirukanwa n'umukozi wo mu rugo, kandi yari yambaye umwambaro w'amabara menshi, kuko ariko abakobwa b'umwami b'abari bajyaga bambara. Nuko umugaragu we aramusohora aramukingirana, maze Tamari yiyorera ivu mu mutwe, ashishimura umwambaro we w'amabara menshi yari yambaye, yikorera ukuboko agenda arira umugenda aboroga. Ngibi byabaye ku mukobwa. Yaje aseka, yaje ari umutesi, yaje ari muzima, ariko amasaha make asambanye n'uyu musore ahinduye amateka. Icyambere yikoreye agahinda, yikoreye ikimwaro, yikoreye amaboko, yaje yambaye umwambaro w'ibwami bambikaga abakobwa b'abari, yasohotse ari umukobwa udafite agaciro yihishe mu maso. Reka mbabwire muri no minsi hari abantu rwose ubona ukabona bambaye imyambaro rwose y'ibwami. Hari abana bavuka mu ngo zikomeye, ariko ubu barimo guterwa inda n'abamotari, barimo guterwa inda n'abakozi bo mu rugo, barimo guteshwa agaciro, kandi barangiza no kubatera inda bakabajugunya. Nshuti zanjye nagira ngo mbabwire ngo uyu munsi wa none hari abakobwa bavukiye mu nzu y'Imana, bavukira mu rusengero, ukabona n'abantu bihaye agaciro, bavuka mu ngo zubashywe, ariko barimo kugaraguzwa gati na Satani mu ngo z'abantu batazi Imana. Iki ni ikintu gikomeye rero. Abarewi igice cya 18:9 Bibiliya yavugaga ngo iki, ntukambike ubusa mushiki wawe musangiye so cyangwa nyoko, naho yavutse iwanyu cyangwa ahandi, ntukamwambike ubusa. Iri ryari itegeko Amunoni yishe, kandi kwica itegeko bitesha akaga. Igihe cyarageze rero Amunoni, uyu mukobwa musaza we yitwaga Abusalomu, musaza we yageze aho atega imitego, arangije avuga ati ndashaka kuzahorera mushiki wanjye nzamuhorera nte. Rero murebe umurongo wa 28, Abusalomu uriya mukobwa yaratashye aririra musaza we arangije avuga ati mva nzaguhorera. Umurongo wa 28, ariko Abusalomu aramuhata kugira ngo yemerere Amunoni n'abandi bana b'umwami bose ngo bajyane nawe. Bagezeyo Abusalomu ategeka abagaragu bati mwitegereze, nimubona vino inejeje umutima wa Amunoni nkababwira nti nimutikura Amunoni, nuko mumwice ntimumutinye, mbese singe ubitegetse, nimukomere mu b'intwari.
bamuteze umutego w'inzoga. Nyuma y'uko asambana yaguye mu kindi cyaha kubera ko gusambana kwe yari n'umunywanzoga, yari umunywanzoga. Noneho rero bamutegeye ku nzoga, bamaze kumutegera ku nzoga baramwica, apfa nabi. Murabyumva neza, amaze gupfa nabi Abusalomu yaragize gute? Yarangije kumwica, arangije agira gute? Arahunga. Reka twihute muri iki gitekerezo. Imibereho ya Munoni, urukundo yari afite rwahise ruba urwango nyuma y'uko asambanya uriya mukobwa. Yahise ahaga uriya mukobwa, ntiyongera no kumwifuza, kandi yamutesheje agaciro ku mugaragaro, amuteza rubanda. Kandi najya mbabwire ngo guturuka uwo munsi Amunoni yarahumanye, atangira kunywa inzoga, atangira gutandukana n'Imana burundu. Ngizi ngaruka mbi zikomoka mu busambanyi. Reba rero imibereho ya Tamari byagenze gute? Yirukanywe nka mayibobo kandi yambaye ikanzu y'ibwami. Mu magambo make, agaciro yari afite karatakaye, kiyongeraho guteshwa agaciro. Noneho ikindi, uriya mukobwa yatunguwe n'impinduka mbi mu mateka ye. Kubura uko yifata yajugunywe, kuririra abantu batamwitayeho, yagiye aririra abantu ngo mu muhanda batamwitayeho. Ikindi, kubura umuntu wamwongera imbaraga, noneho byarangiza ibintu bye amateka yakajya ku muhanda. Twihuta, hari amagambo nkunda cyane nagira ngo dusome mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi. Aya magambo ari kuri paje ya 385. Aya magambo ndayakunda cyane. Ndagira ngo mbabwire yuko uko twerekeza mu minsi y'imperuka, turi muri uyu musozo w'amateka, abantu barasabwa kuba maso cyane. Uretse abasore, abagabo, abagore, iki cyaha ni icyaha Satani agiye kuzana. Satani agiye gukoresha ingurumbanya kugira ngo abantu bacike mu nzu y'Imana, abantu bacike mu miryango yabo bubatse. Satani agiye gukoresha ingurumbanya abantu bahinduke babi bari beza. Paje 385 igitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi baranditse ngo ubwo twegereza iherezo ry'igihe, ubwo ubwoko bw'Imana buhagaze ku ngabano za Kanani yo mu ijuru, nk'uko yabigenje kera, Satani azakuba kabiri umuhati we kugira ngo abuze ubwoko bw'Imana kwinjira mu gihugu cyiza cyane. Mu magambo make, Satani tekinike yakoresheje akabuza Abisirayeli ku Gikanani bagapfira mu butayu hafi ya bose, ni nayo azakoresha muri iki gihe cyacu, ariko twebweho azabikuba kabiri. Imitego ye ayitega umuntu wese. Mu magambo make, umuntu wese Satani afite imitego ye. Ntabwo abatarize n'abatarateye imbere mu mico aribo bakeneye kurindwa gusa. Azategura ibishuko bye abitege abari mu myanya yo hejuru bafite inshingano zikomeye kurusha abandi. Abantu bayobora ibintu mu nzu y'Imana, abantu bayobora ibintu muri politike, abantu bayobora ibintu, abantu bakunzwe kwitegereza, ubu nibo Satani yitayeho cyane. Aramutse atumye banduza ubugingo bwabo, yabakoresha maze akarimbura benshi. Muri iki gihe akoresha abakozi nk'abo yakoresheje mu myaka isaga 3,000 ishize. Imyaka isaga 3,000 ishize, Satani yagiye akoresha abantu mu gihe cy'Abisiraheli. Nyuma yaho akoresha bano ba Munoni, akoresha bano ba Yonadabu b'ingurumbanya, yagiye akoresha nka ba Derira n'abandi. Nagira mbabwire ngo muri iki gihe nacyo azabikoresha. Yoshya abantu kwica itegeko rya 7. Itegeko rya 7 ribuza gusambana. Yoshya abantu kwica itegeko rya 7 akoresheje inshuti z'isi, imbaraga ikurura y'uburanga, gushaka kwinezeza, kuvuyarara, ibirori cyangwa inzoga. Kora urutonde umenye ahantu Satani agutegeye kugira ngo utazabona Kristo agarutse. Ahantu Satani agutegeye kugira ngo ibyo kwizera, ibyo gusenga, ibyo gusoma ijambo ry'Imana, n'ibyo gukunda abantu b'Imana biguhanagurikemo, n'ibyo kwishimira inzu y'Imana biguhanagurikemo, hari impamvu ikomeye cyane ugomba kwitondera, ariyo yiyi. Nicyo azakoresha kugira ngo abantu bice itegeko rya 7, abantu bahinduka basambanyi. Satani azakoresha inshuti z'isi.
muri ino minsi satani arimo aradusiga inshuti, ujya kubona ukabona umuntu nagukunze mpa nimero zawe, umugore yaba ari muri taxi umugabo yamukunda kandi umugore ari kumwe n'umugabo, wajya kubona ukabona umuntu afashe telefone y'umugore wawe ati nimero zanjye nize, urabutambutse ukajya kubona ukabona umwana w'umukobwa ahamagaye umusore wigenderaga ko nakwishimiye se nanjye nagukunze mpa nimero yanjye, nimero email yanjye niyi, ugiyeyo kuri Instagram na hehe ndagushaka. Inshuti zanjye nagira mbabwire ngo nibyo koko iterambere niryo, ariko dukwiye kwitonda. Inshuti ukwiye gusigarana nizo wahawe n'Imana. Inshuti uhawe n'Imana ukazihabwa n'umuryango, ukazihabwa n'itorero, ziba ari inshuti zizagufasha. Inshuti uhawe n'ishuri ariko zikakugira akamaro mukiri ku ishuri, zikagufasha gutera imbere mu bitekerezo no mu iterambere ryawe ry'ubuzima busanzwe, ziba ari inshuti nziza. Ariko ukwiye kumenya satani agiye kudusiga inshuti z'isi. Ikindi agiye gukoresha imbaraga ikurura y'uburanga. Satani agiye gutuma haboneka abakobwa beza, abasore beza, abagore beza, abagabo beza, ku buryo igihe kizagera n'abubatse bajye bibaza batari kubundi uyu namutoraguye he. Satani niyo ntego afite. Igihe kirageze abantu bajye baba ari abantu bapfuye mu mutwe bahagaze kubera icyaha cy'ubusambanyi. Satani agiye gukoresha gushaka kwinezeza, kuvuyarara, ibirori. Satani agiye gutegura ibirori. Muzarebe uko abantu bahora bazenguruka mu birori niko n'imitima yabo itagira ishyikizo. Satani azategura ibirori, abantu bajye bahora batumiwe, abantu bajye bahora bagira. Ariko ikindi kintu Satani azakoresha inzoga. Muri ino minsi ibirori birimo biratuma abantu banywa inzoga. Abantu benshi bavuka mu ngo z'abantu basenga, abantu bakuze iwabo nta na byeri hakandagira. Usanga ubu ngubu aribo barimo kurangura amakesi mu tubari. Uyu munsi wa none abantu iwabo batigeze bahabona ibintu by'ubusambanyi. Uyu munsi wa none usanga aribo barimo kuzanira abana aho bateye inda. Nshuti zanjye nagira mbabwire ngo satani ni umugome, kandi abantu batabana n'Imana muri ibi bihe bagiye guhura n'akaga cyane. Ijambo ry'Imana rirakomeye. Yohana igice cya 17 nagira ngo nkubwire aho ubuhungiro buri dusoza. Ubuhungiro bwawe burihe? Ni iki wakora niba uri Tamari ukaba ufite ubwoba bwa Munoni? Niba uri Amunoni satani akaba kurembeje, ukaba umaze kugira inshuti z'ingurumbanya, ufite abantu mugendana, abo mujyana mu birori, abo mujyana ahantu, abo mujyana mu manyanga, abo musangira amafaranga wibye, abo musangira iki wa mugore we, ukaba ufite abantu b'ingurumbanya, abagore mugendana, babandi bakujyana mu bapfumu, babandi bakujyana, babandi bagushuka ngo ibi niba umugabo natabigukorera mutandukane. Reka mbabwire mwa bagabo mwe, babandi musangira hahandi uvuga ngo niho ukuri ijambo, babandi musangira, babandi mugendana bakakuba hafi. Ndagira mbabwire ngo buri muntu wese niba udashaka kurimbuza umutima wawe, reba inshuti zawe wibaze ngo ni Imana yamunzaniye cyangwa ni Satani. Umuntu Satani yagutije muzamanukana ikuzimu, ariko umuntu mwiza Imana yaguhaye ngo mumenyane muzazamukana mu bugingo buhoraho. Nahawe guhitamo. Yohana 17:11 haranditse ngo njye sinkiri mu isi ariko bo bari mu isi, naho njye ndaza kuri wowe Data wera. Ubarindire mu izina ryawe wampaye ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Nkiri kumwe nabo nabarindiraga mu izina ryawe wampaye, narabarinze, muri bo nta muntu wabuze ngo arimbuke keretse umwana wo kurimbuka ngo ibyanditswe bisohore. Sinsaba ko bakura mu isi ahubwo ubarinda umubi. Uyu murongo wa 15 wa Yohana igice cya 17 uravuga ngo sinsaba ko bakura mu isi ahubwo ubarinda umubi. Imana ntabwo duhamagarirwa kutandukana n'abantu ngo two kugira aho duhurira, ahubwo buri munsi jya usenga isengesho bwira Imana uti Imana ntumpane mu binyoshya ahubwo ndinde umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe. Rero hano Yesu yavuze ngo iki? Yabwiye Imana arayibwira ngo abo wampaye narabarinze, nta numwe wavuyemo ngo arimbuke keretse umwana wo kurimbuka. Nkiri kumwe nabo nabarindiraga mu izina ryawe wampaye, narabarinze, muri bo nta muntu wabuze ngo arimbuke. Ndakwingingira kwinjira muri Yesu Kristo, niwe ushobora kukurinda muri iki gihe ukiri umusore kugira ngo uzabe umugabo udafite inenge. Yesu Kristo ihungira mu izina rya Yesu, niwe uzaba umugore udafite inenge. Hungira mu izina rya Yesu, nibwo uzaba umuntu uzagera mu myaka yawe yo gusaza udafite ubugwari, udafite amakuru mabi, udafite igisebo mu bantu, udafite n'umutima ugushinja imbere y'Imana.
nagira mbabwire ngo buriya turinzwe n'izina rya Yesu. Yesu Kristo niwe uturinda. Mu izina rya Yesu abakobwa bararindwa, mu izina rya Yesu abahungu bararindwa, mu izina rya Yesu abagore bacu Imana irabarinda, mu izina rya Yesu abagabo banyu Imana irabarinda, mu izina rya Yesu abavandimwe bacu bararindwa. Reka umuntu mubana, reka umuntu mukundana, reka umuntu muturanye, reka umuntu wese ubona mufite umurindishirize mu izina rya Yesu, kandi nawe urihungiremo mu izina rya Yesu. Amen. Dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Cyangwa byakunda Satani yaramanukiye isi, kandi yamanukiye afite umujinya mwinshi. Uyu mujinya rero ajya worosa uburyarya abantu ntitumenye yuko Satani atwanga. Amarira Tamari yagize, agahinda yagize, gucika intege no kwiheba yagize nyuma yuko ateshwa agaciro na Munoni wamubwizaga ururimi ko amukunda, mwitaho kandi amubeshya. Ayo marira n'uyu munsi wa none hari abakobwa bakiyarira, aya marira hari abahungu bakiyarira, aya marira hari abagabo barimo kuyarira, hari n'abakobwa barimo kuyarira. Ariko kuko uri Imana ishobora guhanagura amarira, uri Imana ishobora kurinda amateka, ukaba uri Imana ihumura amaso umuntu akamenya aho ava n'aho ajya, umuntu akamenya imitego ategwa. Ijambo ryawe rikaduhumura rikatwereka abantu bazima n'abantu batari bazima. Reka muri uyu mwanya abana bawe bahumura amaso, ubategurira ahazaza heza kandi ubatoze kuguhitamo, kandi uduhe guhungira mu izina ryawe kuko ariho tuzaba amahoro. Ababyeyi bahungishiriza abana babo mu mababa yawe, abagabo bahungishiriza ingo zabo mu mababa yawe, kuko ari wowe honyine abubaha Uwiteka. Izuba ryo gukiranuka rizajya ribarasira rifite gukiza amababa yaryo. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.